mu gihugu cya Kenya ni mu majyaruguru y'Iburasirazuba bw'icyo gihugu hafi y'ikiyaga cya Turkana. Aba El Molo batuye mu karere ka Marsabit mu gace kitwa Loyangalani ni mu majyepfo nyine y'icyo kiyaga cya Turkana. N'ubwoko butuye mu mudugudu mutoya bukaba bumwe mu bwoko bugera kuri 70 butuye mu gihugu cya Kenya. Babita El Molo cyangwa se bakabita Dehes, bita Fula Power cyangwa se Leaders. Ayo yose ni amazina y'abaturage b'aba El Molo. Aba baturage mu bwoko bwa El Molo ni abaturage 99 ubaza abana, abagabo, abagore, abakecuru n'abasaza, igiteranyo cyabo bose ni 99. Gusa nanone si n'ibintu bya vuba ahubwo n'ibintu bimaze iminsi. Ubuke bwabo butagera ku 100 bumaze igihe. Kuki batajya bagera ku 100? Nibyo tugiye kurebaho, ari naho ruzingiye iby'umuco wabo udasanzwe. Abaturage ubusanzwe batunzwe n'uburobyi, bagira ibikoresho byinshi bikorera barobesha mu kiyaga cya Turkana. Aho ugeze iwabo usanganirwa n'amafi yaba yumye, amabisi, atunganyije ndetse n'agitunganywa. Abaturage kandi ngo byinshi mu bituma bataramba ngo harimo ibijyanye n'imyuzure ikunda kwibasira cyane cyane mu gihe cyo kuzura kw'ikiyaga cya Turkana. Ikindi kandi mu kubera kurya gutyo bimeze nk'ibiturutse mu muhigo w'amafi ngo ntabwo bakora ubuhinzi, ndetse kandi ngo ntibajyana amazi meza yo kunywa, ibituma indwara zituruka ku mwanda zibibasira kenshi, bikaba byatuma benshi muri bo baragiye bapfa. Bivuga yuko abaturage bigeze kuba benshi bakajya ku kigero cya 500, ndetse ngo ubwoko bwabo bwigeze no kuba ku kigero cya 700. Abaturage 700 nabo si benshi, ariko wibuka ko uyu munsi ba El Molo ari 99 gusa batuzuye n'100. Bivuga yuko ngo umuco wo kutarenga 100 wakomotse kuko barakomeje kwibasirwa n'ibyorezo, bagatekereza yuko ibigirwamana byabo basenga bitemera yuko baba benshi. Ariyo mpamvu bafashe icyemezo cy'uko abaturage bashaka kuba muri ubwo bwoko bwabo batagomba kugera ku mubare w'100. Ngo bijyaho yuko umubare wabo ugera ku 100, ariko ngo ntibigomba kurenza amasaha 24 bakira abaturage 100. Mu muco w'aba El Molo ngo iyo havutse umwana umwe hagomba gupfa undi muntu kugira ngo batuzure 100. Umwana umwe akimara kuvuka umuryango mubyaye urizirwa cyane, abaturage bakawusura bakawuzanira amaturo nk'uko n'ubundi tubigenza hose muri Afurika ndetse no ku isi hose. Biba ari ibyishimo ku muryango wabyaye, ariko kandi nanone ari n'impamvu yongera igihunga ku baturage bagize ubwo bwoko bw'aba El Molo. Igihunga kubera iki rero? Inteko y'abakuze banayoboye ubwo bwoko bwa El Molo bakimara kumenya ko hari umwana wavutse bahita baterana bakajya gufata imyanzuro ikomeye cyane. Ni imyanzuro ibigomba gusiga hari undi muntu nawe ugomba gupfa kugira ngo ukwakira umushya binajyane no gutakaza undi. Bakimara kumenya ko umwana yavutse, abaturage bo muri ubwo bwoko bahita batangira kujujura bibaza ngo ninde abashobora kuba wowe cyangwa kabundi uwo ari we wese. Benshi ngo bakimara kumenya ko umwana yavutse ntibasinzira ntibaryama, imitima bihagaze bibaza ko bari bupfe cyangwa se ari umwe mu muryango wabo, dore yuko abakuru bamaze kukwemeza yuko uri bupfe utabugomba kubyanga, ahubwo byakirana umutima mwiza ndetse ukabyemera mu rwego rwo kwizihiza abakurambere bakubanjije bapfuye mbere, ndetse kandi no kubaha abandi kugira ngo bazakomeze bakuzirikana nyuma yo gupfa kwawe. Umwe muri bo nyine cyane cyane mu bakuze wawe ubuzima bwe nawe wabyaye wagutse abagomba kwemera agatabaruka, cyane cyane bimaze kugenwa n'abakuru. Abakecuru benshi n'abasaza ngo batararambirwa kubaho ntibabifuza ko hari umwana bavuka muri ako gace, ariko kandi nanone abakiri bato nabo baba bashaka kwaguka, ariyo mpamvu baba bashobora gushakana bakanabyara. Umwana akimara kuvuka mu bakuze naho igitutu gihita kivuka, hanyuma bikaza kurongera habonetse ugomba gupfa bimaze kugenwa n'abayobozi b'umuryango cyangwa se abayobozi b'ubwoko bwa El Molo. Ni ibintu bidasanzwe, si kure cyane kandi yacu biri hirya hano mu gihugu cya Kenya. Abaturage ngo bagerageje cyane gutsimbarara ku muco wabo. Uwo ni umuco wo mu bwoko bw'aba El Molo. Ese uwo muco w'igihugu cyawe urawuzi? Byaba byiza uwumenye kuko nyine umuco ari wo shiro, uri nawo rutirigongo rwigoragurizaho ubuzima bwose bw'igihugu. Agahugu katagira umuco karacika. Abantu baracyaho mu buryo bwabo bwihariye ku buryo udashobora gutekereza, udashobora no kwiyumvisha.